wabiteguye ariko cyane cyane kubisoje. Shimwa Mana we wujije aba bombi, tugushimiye uburyo wabiteguye ariko cyane cyane kubisoje. Shimwa Mana we wujije aba bombi, tugushimiye uburyo wabiteguye ariko cyane cyane kubisoje. Reka nsaba ibintu, reka nsaba perezida wa Ngashe kukunga. Barabizi ndasabye nta kibazo gusangira ko cyo gukora ibintu bashobora nta kibazo. Haleluya, haleluya. Reka masaka hanyuma abageni bacu binjire bakase.
reverendo ushobora ageze bahaguruka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Twiyegereje imiryango yose aha hantu turashima aho muhane abaje bose muhane rero dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ibintu ni byiza kure umwana w'umuhungu akagana gutya ukamuherekeza kugira ngo abashe umugisha abashumba nawe wese. Ibi ni ibintu bikomeye, ni ishema rikomeye cyane. Imana yagire neza kandi Imana y'umugisha mwicaye w'icyasi kugereza ukomeze munoge niba ari waha. Haleluya. Noneho rero batandukanye mu mpande zose n'ababishopu amarevera abakozi b'Imana bose barahangaha turabakiriye umwikasi wicaye mukubwe neza ubwiza bw'Imana bukomeze bubane nawe ibera ahantu hose kuko birabareba kandi nabwo bikora. Dukomere abashumba amashyi menshi. Niko mwebwe mudakubise amashyi murabereye meze neza. Uriya umuntu ari kubaza ngo imicare mwike hasi ubumwe neza kandi Imana ibaho umugisha muzicaro zawe. Amen. Uyu ni umwana wacu w'itoro rya Data. Imyaka imaze hano Nairobi nawe niyo amaze muri umubiri umuntu abona kuzura, abona guseka, abona kugubwa neza, abona kwishima kuko yarabonye icyo yarabuze. Uwiteka atumenyeye ubukene dufite. Yagusubira tukashimira Imana. Imana mwene Data ayibwe Imana yabonye kutareza kuko kwawe ikurebera umufasha w'umuntu. Zega wabonye abandi bakobwa b'iki batandukanye ntibari bagukwiriye ariko uyu nguyu dukomeje abonye Imana bashimisha cyane. Namwe mwihangane bose bari abatarashaka.
ibahe Imana ibahe neza Imana ibiteho yes turangureza Bibiliya zacu some Rwanda kwa Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 5 umurongo wa 22 Rwanda kwa Pawulo yandikiye Abaefeso 5:22 Bibiliya iravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore kuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo ariko kuko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose 25 bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishime rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umukanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo abe ribe ryera ridafite inenge amen amen haleluya murakoze cyane Imana ishaka Imana bagire neza maze kuririmba bamaze gusenga ndetse n'abatuyoboye muri gahunda babikoze neza Imana ibamugishe muri uyu mwanya rero tugeze mu mwanya wo gusangira ijambo mu mwanya mugufi ndetse no gusezerana turakumva indahiro z'abageni bacu ariko kandi naje nakiriye abashumba bose bari aha hereye kuri bishopu tubihaye agaciro rwose kubana namwe hano muri ibi birori kandi mwiyumve ko muri mu ntama za Emmanuel Imana mu ijuru mwese bashumba Imana ibamugishe amen ntabwo turi buje mu magambo maremare ndagira ngo mbwire abageni bacu ko bageze mu birori bagize iminsi basengera kandi bageze ku cyicaro cyiza cy'icyubahiro ibintu banyacyubahiro muri hano uyu munsi ariyo mpamvu basaba kugira ngo mwitse umutima mu nda ibitekerezo bitekane rwose nta muntu ubahutaza nta muntu ubabwira ijambo ribi uyu ni umunsi wanyu uyu ni umunsi mwiza wanyu kandi ukwiye kuwishimiramo rero amagambo yose aza kuvugirwa hano arabareba kandi namwe murabigiramo uruhare kugaragariza abantu ko ibyo mwagiye muvugira hirya n'ubu mukibihagazeho muza kubivugira imbere y'abantu cyangwa se mu ruhame Bibiliya itubwira ijambo ryiza ijambo ry'Imana ritubwira ngo bagore mugandukire abagabo banyu iri ni ijambo ryiza cyane kandi ijambo ryumvikanisha icyubahiro iyo bavuze kuganduka kumvamo icyubahiro umugore yumvamo icyubahiro agomba gusubiza umugabo ubundi umugabo niwe mwami w'urugo nzamunda kubabwira ngo iyo umugabo ari umwami umugore aba ari umwamikazi iyo umugabo ari umwami umugore aba ari umwamikazi biraryoshye cyane kwita umugabo umwami mutware waje hakurya tubirebera ku rugero rwiza wa Sara mu myaka y'ubuzima bwe nta munsi yigeze avuga Aburahamu mu izina rye yahoraga amwita ngo umutware wawe iyo bireba muri Petero wa mbere 3
nta hantu na hamwe Sara yigeze agaragariza umugabo we agasuzuguro cyangwa ngo agere habe no kumuvuga mu izina, ntabwo byamworoheraga. Igihe cyose yabwiraga umugabo umutware wawe. Iyo umugabo ari umutware, umugore aba ari umutwarekazi. Kandi iyo umugabo ari umushezi, umugore nawe biba bisa gutyo nawe. Byakatworoheye cyane, burya nta muntu udakunda icyubahiro. Ariko reka mubwire Sandrine, nimba wumva ukeneye icyubahiro uzabanza ugiheze umugabo wawe. Buriya Bibiliya izi tugaragariza uburyo kubaha ari byiza, ikatugaragariza uburyo guca bugufi ari byiza. Hari n'ibihugu byinshi bigaragaza ishusho yo guca bugufi. Kaha iyo ugeze i Bugande ibo babikora neza cyane. Umugore iyo agiye guhereza umugabo ikintu icyo ari cyo cyose abanza gupfukama, agapfukamisha ivi kugira ngo agaragaze icyubahiro cy'umugabo. Ariko hari abantu usanga amusingiriza nk'usingiriza umuboyi, usingiriza umupangayi, usingiriza iki. Hari ibintu byinshi abantu usanga akora, kandi nabyo burya wakagombye no kuzubaha. Burya kubaha, nigeze kubona ubuhamya bumwe bw'abakozi bo mu rugo. Bariya abakozi bakora mu rugo mu Rwanda bigeze kubategurira igiterane, batangira kubigisha ubutumwa bwiza. Noneho barabigisha ijambo, babigisha kubaha ba nyirabuja. Barangije ijambo ry'Imana rimaze kugira ububasha kuri bo, babasaba gutanga ubuhamya. Ababoyi batangira gutanga ubuhamya. Umwe aravuga ngo kubera agasuzuguro ka nyirabuja, ngo inabi zose nyirabuja agira ngo azazimwitura ngo atabizi. Aravuga ngo iyo mutukira ubucafu ngo yakoze amasuku uko ashoboye, ngo buri gihe ngo niyo asonze ubugari ngo azabanza akagira gutya agashyira mu bugari, ngo nyirabuja ntamenye ibyo ariye, ngo ariko akamenya ko bakavuga ati nubwo azagirira nabi ariko nawe ahora ku myanda yanjye. Kuriya kubaha ni ukwigirira neza, kandi guha agaciro uwo mwubakanye, burya no kwiyubahisha ndetse no kwigirira neza ku giti cyawe. Abantu benshi bakunda kubikora bagira ngo ni agahimano, agira ngo ibyo akoze karabikorera wa wundi, nawe kumbe inabi ukora yose kugarukaho. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Inabi yose ukora igenda ikugarukaho. Icyiza ukora, ineza iragaruka, inabi ikagaruka. Bibiliya mu gitabo cy'Imigani haravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukunda. Niyo yaba ari umugabo utagira imico myiza, utagwa neza, utitonze, udakundana, ariko imwereka ubugwa neza, y'umucira bugufi, byanga bikunda nawe bimukora ku mutima. Bimukora ku mutima. Bibiliya iratubwira rero ngo bagore mugandukire abagabo babo, kuko itorero rigandukira umwami wacu. Ni urugero rukomeye cyane rwo guca bugufi, ni urugero rukomeye cyane. Akenshi iyo tuganira aya magambo mu makwe ntituba tuyabwira aba bagiye gusezerana uyu munsi gusa, kuko inyigisho z'umwihariko twarazibigishije. Uyu ni umunsi tuba tugiye gusangira ibintu byose, ibintu byose biri bubere hano tuba tuje kugira ngo tubisangire. Amagambo tuvugira hano turayabwira amahirwe, tuyabwira na Munyana, ariko kandi tuyabwira n'abandi bose bari hano batashe buno bukwe. Impamvu uba batashe buno bukwe ni ukugira ngo usangire n'abandi ibibera hano byose. Hano harabera ibyiza byinshi, ariko twese tuze kubisangira. Nibaza kuragira twese uko turi hano turaba abahamya b'ibyo baturangiriye. Rero kubaha ni ingenzi, guca bugufi ni ingenzi, kuganduka ni ikintu cy'ingenzi. Iyo Bibiliya ivuga nko kuko umugandukira umwami wacu, Pawulo ahangaha yashatse kwerekana birenzeho umugore uburyo agomba guca bugufi. Ni urugero rukomeye cyane rwo guca bugufi.
umugore wese agomba kugaragaza ko guca bugufi. Iyo bavuga ngo tubikore nk'ababikorera umwami, iyo tubikora nk'ababikorera umwami ni urugero rwo hejuru. Uyu munsi iyo perezida avuze ngo nta materaniro, nta n'umuntu ukingura umuryango, burya ni urugero rwo kubaha umwami. Iyo bagereranyije ikintu n'umwami, ni ukuvuga ngo umwami ni umuntu wubashwe. Bazavuga ngo ijambo ryose ry'umwami ni itegeko. Umwami ntibisaba ngo babyite itegeko, ariko kandi iyo abivuze gusa biba ari itegeko. Bibiliya yatubwiye ngo bagabo mukunde abagore banyu, nko nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Narwo ni urugero rukomeye cyane umugabo agomba kugaragaza, kwitangira umugore urugero rwo gupfa, kwitangira umugore urugero rwo gupfa. Ushize narababwiye ngo hari ibintu bitatu umugabo akwiye gupfira, ibintu bitatu umugabo akwiye gupfira. Icya mbere, umugabo yapfira n'abandi bagabo hirya no hino bakaza bavuga ngo uriya mugabo wapfira nk'umugabo. Tuvuge ngo amen. Habe nubwo woba utaranashaka, iyo yarapfuye ari n'umusore ariko agapfira ibyo bintu, bazavuga ngo uriya muntu wapfuye nk'umugabo. Ikintu cya mbere, urugo rw'umuntu. Ugomba gukunda urugo rwawe ukarwitangira. Umugabo wese wapfiriye urugo rwe aba apfuye nk'indwara, n'abandi bose bamubona bamuhamya nk'indwara. Igihe cyose bazabona bakavuga ngo uriya muhungu, uriya mugabo, uriya musore yapfiriye urugo rwe, yapfiriye urugo rwabo. Mahirwe kubwiye ikintu wopfira abandi bantu bakavuga ngo wapfuye nk'umugabo. Hari ibintu burya bazavuga ngo wanga kuyamenera igihugu imbwa zikayagatera ubusa. Hari ibintu abantu biza bizica abantu bidafite ko na ruguru, ukagenda ina pesa, ukagenda nta kintu na kimwe, ugapfa nk'umushezi. Ariko hari ibintu umugabo azapfira n'abandi bagabo bakavuga ngo uriya mujya apfiriye ukuri. Ikintu cya mbere ni ugupfira urugo rwawe. Ukwiye gukorera urugo ukagezaho urupfiro, ukamena amaraso ku rugo rwawe. Icya kabiri, umuntu yopfira bakavuga ngo yapfiriye ukuri, ni igihugu. Umugabo wese wapfiriye igihugu azapfa nk'umugabo. Niyo bagushinzwe gushingura nk'indwara, igihe cyose uzapfira igihugu cyawe uzomenye ko wapfuye nk'umugabo. Icya gatatu, umuntu ashobora gupfira n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, ushobora kuja mu ivugabutumwa ukazirika ubutumwa bwiza. Iyo urebye intumwa zose uburyo zapfuye, n'uyu munsi turazihamye nk'indwara. Bamwe bahamitse ku munara, abandi bababaza uruhu, abandi intumwa zapfuye, abandi bakazabashira mu biti bakabakiba n'imisumeni inkerezo. Ariko n'uyu munsi nubwo batakiriho, n'uyu munsi turabahamya nk'indwara. Iyo umuntu apfiriye ubutumwa bwiza aba apfuye nk'umugabo. Amen. Gukunda umugore ukagera ku rugero rwo kumupfira, urugero rwo kumupfira, uru ni urugero rukomeye cyane rw'ikirenga. Ni urugero rw'ikirenga umuntu wese akwiye gutekererezaho umugore wiwe. Ubu nyine abantu bari gutandukanywa n'ubusa n'umuyaga. Umuyaga niwo watandukanye ingo, kubera yuko ingo zubatse ku musenyi. Umuyaga ubundi ugereranywa n'amagambo. Amagambo ni imizo y'akaba. Uko aya magambo mbaye mvuga, usibye iyo azima kuyafata ukaraguruka n'umuyaga. Ariko ingo nyinshi ko zirasenywa n'amagambo, ngo bavuze gutya, ngo nakayambuye gutya. Umuntu w'umugabo watekereje ko akwiye gushaka, n'umuryango ukabimubonamo, n'itorero tukabyemera yuko uri umugabo ushingirwa mu itorero, warangiza ugatandukanywa n'umuyaga. Biteye isoni, mayi uzoba isoni, uzoza unaduhunga igihe cyose watekereza ko watandukanyijwe n'amagambo yavuzwe n'abantu. Umuyaga uhuha hanze, ubu uri umugabo gito. Umuyaga ni umuyaga uzurekata yinjirira ahasohokera ahangaha. Ikiremereye n'icyo wasezeranije nikiri mu mutima, aricyo uzuha agaciro. Umugabo ubundi ntaza yishura icyo yavuze, icyo yariye, icyo yavuze. Rya jambo wamubwiye ukamubwira mu ijambo rimwe gusa, ukamubwira ngo ndagukunda. Urukundo wamukunze
ruriya rurahagije kugira ngo uzapfire uzarwitangire wewe ukwiye kumurinda. Bibiliya izivuga ngo umuntu wese akwiye kurinda urugo rwe, uri umurinzi w'urugo. Imana izagushoboze. Bibiliya yatubwiye ngo dukunde abagore bacu. Mugabo ukunda umugore wawe kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira kandi ngo akaryeze, ngo agerezesha ijambo, amazi n'ijambo. Yesu ntiyapfiriye itorero kugira ngo habeho imbabazi gusa, ahubwo yashatse yuko itorero riba mu buzima busha bwo kubabarira. Ntabwo Yesu yapfiriye itorero ngo habeho imbabazi gusa, kuko imbabazi na kera zabagaho. Timuzi ko Imana yigeze kubabarira Dawidi iramubabarira ndetse imugerekaho n'izindi zamwongera n'ikindi gihe azakora ibyaha. Imana yamubwira ngo ndakubabariye ndetse nzongera kubabarira n'ikindi gihe. Imbabazi zahozeho, ariko Imana imbabazi za kera zazaga rimwe rimwe kandi mu gihe runaka kandi ku bushake bw'Imana. Ariko ubu nyine Imana yapfiriye itorero kugira ngo imbabazi zayo tizibize umunsi umwe, ahubwo tube mu buzima busha bwo kubabarira. Itorero ni umuryango, uko umutanga itorero, uko itorero ni iri ngiri. Umuntu yohaguruka iwiwe akavuga ngo ngiye gusenga hariya hepfo kwa Fred na Sandrine, aho ni itorero. Babiri kera iyo bahuye uko ni itorero, mutaragira n'umwana muri itorero. Sandrine yarambuye guca ashoboye cyane mu kuririmba, uteye ya ndirimbo, hanyuma Fred akakuganirira ijambo ry'Imana. Ubikoze neza kandi turabishimiye. Ndagira ngo sabe Fredi, niwe wateye nyinshi, habe n'uyu munsi waziteye uje Kasarani, tera intambwe zitandatu. Tera izindi zibiri rwose. Urakoze cyane, zitere nawe rwose. Muje gusezerana mureba neza kandi n'abantu mwereke n'abantu uwo wakunze, uwo ushaka ko musezerana uyu munsi. Bose nimba ari we umuramutse utwereke ko ari we. Murakoze cyane, murakoze cyane. Uyu ni umunsi mwiza w'ibyishimo. Uyu rero niwe Fredi yashatse ko basezerana. Ndagira ngo muri uyu mwanya baze gufata indahiro zabo, uzibaheze bakomeze bazirebe, nanje ndi muzanje hano bakomeze bazisome. Ndaza kuba hanyuma nimubona harimo amagambo akakaye muze kuzinsubiza zibindi, kandi nimubona mubirahira mubyemera batangiye babambika amasapuriya n'ikamba bigaragaza uburere mwatanze. Mu by'ukuri hari ibintu by'agaciro iyo byamaze kuba, kugira ngo aya materaniro mukomeze muyishimiremo. Murakoze cyane n'ibisubizo mu myanya yanyu. Imana ibamugisha. Reka tubaheze mikrofone, Mahirwe atubwire, nabonye atazisubije, natubwire ibiri zo yemera. Jewe Mahirwe Fredi
maze kumva ibisabwa n'ijambo ry'Imana, wifuza kubana nk'umugabo n'umugore, jewe ubwanje tagahata kubana nawe wowe Nyana Sandrine, kuko ari wowe nahisemo mu bakobwa bose bo ku isi kumbera umugore w'isezerano. Nzagukunda, nzakwitaho, nzakwihanganira mu bukene cyangwa mu bukire, turwaye cyangwa turi bazima, nta kizadutandukanya nawe atari urupfu. Birahiye imbere y'Imana, imbere yawe n'imbere y'Imana n'imbere y'abahamya benshi. Mana uzabifashe. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, natwe turagushimiye kuri izo ndahiro kandi Imana izabigufashemo. Twumve Sandrine. Ngiye Nyana Sandrine, maze kumva ibisabwa n'ijambo ry'Imana, kubifuza kubana n'umugore n'umugabo, niyemeje ubwanjye nta bwato kubana nawe wowe Mahirwe Fredy, kuko ari we nahisemo mu basore bose bo ku isi kumbera umugabo w'isezerano. Nzakubaha, nzakwitaho, nzagukundira umuryango, nzakwihanganira mu bukene cyangwa mu bukire, turwaye cyangwa turi bazima, nta kizantandukanya nawe atari urupfu. Mbirahiriye imbere y'Imana n'imbere y'abantu n'imbere y'abahamya benshi. Imana izabifasha. Murakoze cyane, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibiteho. ushimwe kandi uhimbazwe Data wera, tweretse ubukwe bw'abana bacu Data wera. Izi ni impeta zerekana urukundo Data, uzabafashe bazakundane, nta wundi wabikora Data wera. Urukundo rwiza rwa Gikristo, bazubaka inzu, ni wowe uzabafasha. Batari kumwe nawe ntacyo bashobora, ariko turasaba ko bazashoboreshwe nawe kubwa Yesu Umwami wacu. Twabatije amagambo kare, ariko ubu ndagira ngo Sandrine azamure ukuboko kw'ibumoso, hanyuma twumve ikiri ku mutima wa Fredy, ijambo wifuza kumubwira mu ruhame. Amenshi bayamubwiriye mu bwiherero. Uyu munsi rero uyavuge mu ruhame. Sandrine azamura ukuboko kw'ibumoso. Jewe Mahirwe Fredy, mu ruhame rw'abantu, twambitse impeta y'urukundo k'umugore wanje. Nzakubahisha, nzagutetesha, nzakubahira umuryango mu bukene no mu bukire, kuko ari wowe nahisemo ku isi yose. Reka twumve Sandrine nawe zamura ukuboko kw'ibumoso. Fredy, zamura ukuboko kw'ibumoso. Sandrine twumve icyo azahora akubwira, kandi aya magambo si ay'uyu munsi gusa, aya ni amagambo agomba kuzakomeza. Sandrine nawe rero ufata uko kuboko mwambika. Nzagukunda, nzakubaha kugeza tuvuye ku isi. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Aya magambo ntakave mu kanwa kanyu, aya si amagambo y'uyu munsi gusa. Reka dusabe protokole idufashe ituzanire, hanyuma nsabe abashumba
reka muri uyu mwanya tuze kubasabira tubasabira umugisha hanyuma turaza guha bishopu ari we uza gusoza isengesho mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami mana y'imbaraga mana y'icyubahiro mana izisezeranya kandi igasohoza mana izitegeka ibiri mu mitima bikubaha ni wowe utegeka kamere kubaha urukundo rwawe rukayobora imbabazi zawe zikagwira mu bugingo bwa buri wese uyu mwanya data tubarambitseho ibiganza tubasabira umugisha uri Imana izisohoza isezerano ryayo ikindi cyo wari warasezeranye Mana yuko uzahindura ababiri umwe tubasabiye umugisha uva ku Mana tubasabiye urukundo tubasabiye ibyishimo bihoraho ubaye kubyara abahungu n'abakobwa bazatunge batunganirwe haleluya uzabarinde igisa n'ikibi uzabarinde intonganyi zica imibanire uzabarinde ibibi byose amazi amahoro yawe ayobore Mana yacu twatuye umugisha kuri urugo rushyashya rwubatswe uno munsi wa none turakurarika kugira ngo urubemo uruhoremo urutegekemo uruyoboremo kuko niwe muyobozi mukuru kandi niwe Mana izitanga umugisha waheze umugisha wo kugira abahungu n'abakobwa waheze umugisha wo kuramba waheze umugisha w'ibyishimo waheze umugisha w'urukundo waheze umugisha wo kubana nawe ureka amahoro y'Imana n'imbaraga z'Imana imbaraga z'ijuru zibe mu rugo rwabo wemere bagire neza n'umwanya wa none iminsi yabo yose yo kubaho reka bazabane nawe tubisabye ni mu izina rya Kristo umwami wacu amen. murakoze cyane Imana ibahe umugisha reka nsabe abashumba mwigire hino hanyuma baze kubafata ifoto nziza y'urwibutso mwigire imbere Freddy mwigire hano imbere hanyuma abashumba mwigire hafi Unajua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi ya murakoze mufite amasoro mu myanya Baba, ndakusifu sekreteri Baba, unajua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi ndio unajua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele. Merudisha Freddy hafi usoni, merejesha furaha yangu moyoni, umenijibu kwa wakati nisiyodhania. Baba, unajua kunifurahisha, niliyeitwa laana nimefanyika baraka, nilionekana sifai. Umeniheshimisha, umenipa sababu ya kujidai. murakoze nyana Tukuza Baba, unajua kunifurahisha, umerudisha tabasamu langu usoni, umerejesha furaha yangu moyoni, umenijibu kwa wakati nisiyodhania. murakoze cyane Imana ibahe umugisha badusabe pare nawe Umefanyika baraka, nilionekana sifai. Umeniheshimisha, umenipa sababu ya kujidai na kukutukuza. Baba, unajua kunifurahisha. Baba, unajua kunifurahisha. Baba, umenifuta machozi.
murakoze cyane, murakoze muzane fashe ururabo. Yewe Reverend Pastor Serugabo Felix, umushumba w'itorero rya Gape Light Church International, ububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero nshumbye wo gusezeranya abageni. Uyu munsi akaza hano atangaza ku mugaragaro yuko Bahirwe Freddy na Munyana Sandrine batagira abahungu n'abakobwa, ahubwo babaye umugabo n'umugore. Abimana yateranije umwana w'umuntu abatandukanye uhereye na Bukaziteka ryose. Mu izina ry'Umwami Yesu, mu izina ry'Imana Data, mu izina y'ishobora byose, Umwuka Wera, duhagaze hano Mwana twatura imbaraga zawe kuri uyu muryango, duhagaze hano twatura urukundo rurambye, twatura amashimwe ya buri munsi, akanwa kawe ntikakaburemo amashimwe. Ubwiza bwawe bubazunguruke, bubagote imbere n'inyuma, babyutse bugorobye bukeye, ku manywa na nijoro, ntibakabure kubona kugira neza kwawe Mana. Data, tubatuyeho umugisha, tubatuyeho kurindwa nawe, tubatuyeho imbabazi ndetse n'urukundo. Komeza ubabemo kandi ubafashe kugera kuri byose, iteka ryose ku bwawe Yesu. Amen. 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 Tubihagaze hano, basaba abashumba dukorana, tutambuke tubaheze iyi certificate. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hasigare kadusabe gushumba. Bongere dukomere Imana amashyi menshi. Reverend akoze gusezeraniza abana bacu kandi yakoze neza mu by'ukuri, Imana imuhe umugisha. Hari akantu yavuze ndakumva cyane yuko mu ngo zacu ariho baturira hano turuhuka, tubona gukomeza urugendo twagize kandi kabaraga. Ariko mu ngo zimwe ugeramo usheka ukavamo n'ukomana uruhure gusa ibintu bikomeye. Hari akandi kantu yavuze aramfasha cyane, nsanga abantu
bayashyize akayamena ko maze yuzuye abagabo batari bamenye Imana ariko ruriya rugo ni rwiza abantu uriya mugabo ni manye muri kuriya mese manye muri kuriya mese ko tumutuze abasi uko bene Imana amashimuzo kandi ikintu cyiza ushingira umwana wawe ahantu heza atazakunda scratch ariko zikuye umugwe ufite ibidoda n'ibibazo n'ibyo utuzi umwuka wera n'ikibazo ariko umwana n'umunyamuka gusa yafatiwe n'akazi kazaboneka cyane ariko n'umunyamuka turamuzi rero dukomere Imana amashyi yubake seka cyane bari bari tugomba bibiri bashaki nari nanezerewe umusukuri shayini gitambuke rero reka mbasabe ufite urugo rwubakwa n'ubwe mu rugo rwanyu mubabanyabwe ijambo rya kabiri amagambo menshi bababwiye akubiye muri iyi mpano abakozi b'Imana bagiye kuba muzabisangamo ariko ntimukabe nk'aba bandi bayihabwa barangiza bakazisiga muri ariya mamodoka y'abantu. Hari abantu benshi bazibagirwa muri ariya mamodoka bakazisiga, ariko turagusabye kugira ngo muzasome muzasangamo ibisubizo. Reka sabe abashumba bagenzi banje tubaheze iyi mpano irimo ubwenge, irimo abana, irimo ubuzima bwose. Imana ibamugisha. Murakoze, reka dusabe nanone n'abandi bafite impano. turanezerewe ko uno munsi dufite imfundu nyinshi kuba tugeze kuri ibi birori z'umwana wacu. Bitanga amaturumba abantu b'Imana. Imana ishimwe. Bafata igiseke sawa nakiba. Twari tuvuze ngo natwe twabana baranga dufite ibyishimo byinshi n'imfundu kuba tugeze kuri uno munsi w'ibirori by'amahirwe. Imana ishimwe. Mahirwe ari mu batangije umurimo w'Imana muri Agape kuba dutangije. Imana ishimwe kuba tugeze kuri uno munsi. Imana ihimbaza. Turadushima abamama kuko tugira umunsi wacu wa gatatu. Icyifuzo tugira cyane cyane ni ugusengera abana bacu dusaba Imana kugira ngo batore umuco wo kumenya Imana bazatwereka ibirori. Iyo Sandrine n'umunyamuryango
bishop ambaye kuna gift ambayo ameiandalia familia hii. Acha nimsikie apite apeane hiyo gift kwa haraka. Yes. Turashimimana. Bisema wa Yesu Kristo uko bwiza bw'umwana wacu. Turabashimiye mwese. Tugituze mwagaragaje. Washumba gahunda nziza mukoze, Imana ibamugisha, imiryango yose Imana ibagirire neza. Rero hariho gahunda zikurikiraho, ibi zose tubikora twihutisha kugira ngo abageni n'ababyeyi kandi tugomba kuba twese tugomba gusoreza rimwe. Rero reka senga Imana adusoreza gahunda, hanyuma abageni nibo babanza, abashumba bakurikizemo, dukomeza iyo ndirimbo yacu tuyirinde kugeza tugarutse muri reception. Bahaye umwanya uhagije. Dutuze dusenge uyu mwanya icyiciro cya mbere gihumuje twagushima ku gahunda zose zakoretse aha, ukomeze umugisha abana bacu ndetse uwe umugisha na buri muntu wese wateye intambwe kuza kubashigikira. Nanone mwami tukoretse gahunda ziri imbere za reception, nabwo ukomeze ubane natwe kugeza bihumuje, tugusabye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Shingamana we uhujije aba bombi, tugushimiye uburyo wabiteguye ariko cyane cyane kubisoje. Shingamana we uhujije aba bombi, tugushimiye uburyo wabiteguye ariko cyane cyane kubisoje. Shingamana we uhujije aba bombi, tugushimiye uburyo wabiteguye ariko cyane cyane kubisoje. Shimwa, 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 shimwa. Dusabye umugisha ituze, amahoro muri uyu muryango, bazabyare baheke hungura koga ku mugongo, abazabyare baheke hungura koga ku mugongo, ibigega byabo bizahore byuzuye, ibigega byabo bizahore byuzuye, ibigega byabo bizahore byuzuye. Byaru muteguro wawe kw'aba bombi bahura bahuje imitima yabo, urugo rwabo rutembamo amahoro adashira.